twongeye gushima Imana aya mahirwe adasanzwe, aya mahirwe n'ubuntu bugeretse ku bundi yo kuramuka mu kubaho kw'Imana, yo kubana natwe muri iki kiganiro. Namwe mwese tubasuhuza, tubashimira ko muteze amatwi iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ibahezagire, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Amahoro y'Imana, shalom shalom, abane namwe, kandi imitima yacu yiteguye kwakira ibiva ku Mana. Reka tudatinze dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana y'icyubahiro, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo turaje imbere yawe Mwami. Turashaka ikintu kimwe gusa, vuga ijambo rimwe gusa, imitima yacu irakira. Vuga ijambo rimwe gusa Mwami, ubuzima bwacu burahinduka Mwami, imibereho yacu irahinduka Mwami. Vuga ijambo rimwe gusa, Yesu. Ibyari byanze guhinduka biri buhinduke mu izina rya Yesu. Ibyari bipfuye biri buzuke mu izina rya Yesu. Mwami ubane natwe mu izina rya Yesu dusenze, amen. Uyu munsi turi mo kureba iyindi nyungu yo kuba mu bwihisho bw'Imana. Turacyari mu kiganiro cyacu ubwihisho bw'Imana. Reka nkubwire, ubuzima bwa gikristo bufite intsinzi. Ubuzima bwa gikristo, niba ushaka kuba icyo Imana ishaka kuba cyo, ugomba kugira ubuzima uba mu bwihisho bw'Imana. Ugomba gufata igihe cyawe ukaba mu bwihisho bw'Imana, nibwo uri bubone imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo, ikinini n'igitoya. Nibwo uri bubone imbaraga zo kwinjira mu masezerano yawe, nibwo uri bubone imbaraga zo kuba mu buzima bw'intsinzi mu izina rya Yesu. Ubwa mbere twarebye yuko inyungu ya mbere yo kuba mu bwihisho bw'Imana nuko Imana iduha umutima umenetse mu bwiza bwayo. Inyungu ya kabiri nuko imbabazi z'Imana n'ibambe y'Imana itugeraho. Ibambe ni umutima, ni kugira amaranga mutima ashenjaguwe, amenetse kubw'umubabaro w'abandi. Ni ukuvuga ngo Imana itugirira ibambe, irebye ibyo turimo gucamo, ikareba uyu muntu sibyo namuremeye, uyu muntu wanjye ubuzima arimo kubaho si ubuzima bwe, ari ubundi buzima namubikiye, ari ubundi buzima mufitiye. Ariko yareba ukuntu tumeze, akumva gutaka kwacu, akumva amarira yacu, akatugirira imbabazi. Umuntu witwa Bartimayo yari impumyi abonye Yesu atakambira imbabazi z'Imana, atakamba avuga ngo Mwami, mwana wa Dawidi, mwana wa Dawidi ngwino, mwana wa Dawidi mbabarira. Ako kanya umwana wa Dawidi yahise aza akamubaza ikibazo, amubaza urashaka iki? Nawe aramusubiza ngo ndashaka guhumuka. Imana rero iyo tugiye mu bwihisho tutakamba imbabazi z'Imana, nayo iraza ikururuka ikaza ikabana natwe ikatubaza urifuza iki mwana wanjye? Ari imbabazi z'Imana zigiye kuza mu bantu. Imana igiye kwirukana ubukene n'ubutindi bwose mu mitima y'abantu. Ubukene bwa mbere ni ukutagira inyota n'inzara yo kubana n'Imana. Imana igiye kuzana ububyutse budasanzwe mu mitima y'abantu. Imana igiye gukora ikintu gikomeye cyane mu miryango y'abantu, mu itorero rya Kristo, ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana igiye gutanga umugisha udasanzwe. Imana igiye guha umugisha ikirere cy'u Rwanda. Haleluya. Imana igiye guha umugisha imipaka y'u Rwanda, umutekano ube wose. Imana igiye guha abantu bo mu Rwanda, haleluya, umugisha udasanzwe kubw'imbabazi zayo. Imana igiye kwirukana ubukene burundu muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Imana igiye guha umugisha abagore, iha umugisha abagabo, iha umugisha abasore, iha umugisha inkumi, iha umugisha abasaza, iha umugisha abakecuru, iha umugisha abana bato. Abantu bose bazagira inyota yo kumenya Imana. Abantu
bose bazagira inzara n'inyota yo kwegera Imana. Imana igiye guha umugisha ubukerarugendo, abantu bazifuza kuza gusura u Rwanda no kureba abanyarwanda uko basa. Imana igiye guha umugisha igihugu cyacu mu butaka. Tugiye kongera abahinzi n'aborozi nibo bagiye kuba bakire ba mbere, kuko bazajya bahinga bagaburira igihugu, abantu bose bahage, bagende basore n'ibiryo, bagende bagaburira ibihugu byose kubw'imbabazi z'Imana. Ari imbabazi z'Imana zigarutse, ari ibambe ry'Imana rigarutse ku gihugu cyacu. N'ukuri nimushaka mwimenyereze kwikorera imirimo yo mu rugo, kuko ari ahantu tuzagera bakavuga ngo umuntu ukorera makeya agomba gukorera amafaranga ya naye. Washaka umukozi wo mu rugo, umukozi yakubwira amafaranga ugasanga amafaranga akubwiye niyo nawe uhembwa, ukahita uhitamo kubyikorera. Mwimenyereze kwikorera, kandi ntukajya usuzugura umuntu, ntabwo ubuzi ejo hazaza yiwe. Ni ukuvuga yuko mwimenyereze kwikorera. Imana izazana amamashini, Imana izazana amamashini yo kumesa, amamashini yo kumutsa, amamashini yo koza ibyombo, amakwizinye yo guteka, amafrigo, ku buryo buri muntu wese azajya yikorera imirimo ye, kuko aho tugiye buri munyarwanda wese azaba ari umukire mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye turareba imbabazi z'Imana, twongeye tureba yuko mu bwihisho bw'Imana, Imana iduha kuruhuka no kuhumurizwa. Imana iduha karuhuko mu bwihisho bwayo. Iyo umutima urushe, iyo umutima uremerewe, Imana ikintu cya mbere ubona iyo ugeze mu bwiza bw'Imana nuko umutima wawe uruhuka, nuko aho wari ufite ubwoba Imana yasimbuza ukwizera, hanyuma Imana ikagusana. Imana irifuza kudusana, Imana irifuza kutugarurira ibihe byacu, kuzana ububyutse mu buzima bwacu, mubyutse ikongera ikadusana, ikongera ikatugirira neza. Icyo nicyo cyari cya kane. Uyu munsi turongera turebe ikintu cya kane cya gatanu, inyungu ya gatanu umuntu akura mu bwihisho bw'Imana. Mu bwihisho bw'Imana tugira ikintu kitwa ihishurirwa. Mu bwihisho bw'Imana niho Imana itumenera amabanga, ikakumenera amabanga ku buzima bwawe, ikakumenera amabanga ku muryango wawe, ikakumenera amabanga, haleluya, ikakumenera amabanga y'ukuntu wakora umurimo w'Imana, ikakumenera amabanga y'ukuntu wakora akazi kawe, ikakumenera amabanga y'ukuntu wakora business yawe. Mu bwihisho bw'Imana niho duhishurirwa ibyo tugomba gukora. Abantu benshi bakunda kwigana abandi. Yabona umuntu akoze ubucuruzi runaka agashaka kwigana, akabona ubucuruzi bwe bugenda, agashaka kumwigana yumve ko nawe umugisha we niho uri. Ariko sibyo. Iyo wageze mu bwihisho bw'Imana, Imana iguha ibyawe, Imana iguha ihishurirwa ryawe, ikaguha strategy y'ukuntu wakora ibyawe kandi ibyawe bikagenda. Mu bwihisho bw'Imana ntabwo ukeneye kureba abantu mugenzi wawe ibyaciyemo mu bucuruzi bwe, mu muhamagaro we, mu rugo rwe, mu kurera abana. Sibyo ukeneye wowe gufata umwanya ukasubira mu bwihisho bw'Imana kugira ngo Imana iguhishurire ibyawe. Imana ikaguha strategy yawe bwite y'ukuntu wakora ibyawe kandi bikagenda. Tukeneye kuba mu bwihisho bw'Imana. Ari ibintu bitagenda mu buzima bwawe, ari ibintu bitagenda mu muryango w'iwanyu, mu muryango w'iwanyu mushaka mutinze, abashaka badatinze baragumirwa. Ari umwuka wo kugumirwa mu muryango w'iwanyu. Buri muryango wose ifite umuntu wagumiwe, ifite umuntu udashaka. Mu muryango w'iwanyu ntabwo mubyara, mu muryango w'iwanyu ari ibibazo. Mushobora kubyara ariko ukabyara umwe ukagarukira aho ngaho, ntugire umwana wa kabiri cyangwa wabyara babiri, ntugire uwa gatatu.
ikintu ukaguma aho ngaho, kandi hari ikintu kikwereka ko ikintu kiri karande mu muryango. Iyo ubonye ikintu mu bakubanjirije, mu babyeyi bawe, ukareba ko icyo kintu gihora kigaruka, iwanyu ni murangiza amashuri, iwanyu buri gihe iyo mugiye kwakira ikintu ukabona ikintu kiritambitse, ugasanga abantu nibagira icyo bakira, nibagira icyo bageraho. Icyo gihe nubona nabo muvukana nuko, ugasanga ntawubaka, ugasanga mu bakubanjirije arimo abatandukanye n'abagabo, ugasanga mu bo muvukana arimo abatandukanye n'abagabo, ukareba n'urubyaro rwawe, ukareba urubyaro eshatu zikurikiranye, ukabona ko ikibazo kimwe gihora kigaruka. Ni ukuvuga ngo ari ikibazo runaka mu muryango. Mu bwihisho rero niho Imana ikareba muri business yawe ari bitagenda, mu kazi kawe ari bitagenda. Mu bwihisho, mu murimo w'Imana, ni gute amavuta ari ku buzima bwawe bwatangira gukora. Ni mu bwihisho bw'Imana niho tuvana imbaraga z'uko iby'Imana yadushize mu bitangira gukora. Imana ishimwe cyane. Reka dusome, Imana iduhe ijambo, idusome muri Daniyeli wa kabiri, Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice ni cya 2, umurongo wa 14. Reka dusome Daniyeli 2:14. Abantu bari bagiye gupfa kubera ko nta hishurirwa ryari gihari. Umwami yararose arangije yibagirwa inzozi, arangije ahamagara abantu bose, ahamagara abakonikoni bose, ahamagara abanyabwenge bose, abashiraho ngaho, arababwira, umva, nagize ikibazo, ngewe narose, kandi ibyo narose nabyibagiwe, none ndabasaba mumpishurire, mubanze munyibutse ibyo narose, nimurangiza kunyibutsa ibyo narose, muraza kugira gute kubisobanurira, musobanurira inzozi zanjye. Abantu barateranya bagerageza kupfunda imitwe kugira ngo babashe barabibura. Babwira umwami, basi reka utubwire ibyo warose, anyuma twebwe turabikurotorera. Aravuga ngo murabesha, muraza kwicwa, mureke kunshushanyaho, mureke kwigiraho abantu bakomeye cyane. Ngewe narose kandi ntanabyibagiwe, kandi ndashaka icyambere munyibutse ibyo narose, icya kabiri mumpa n'ibisobanuro. Murabesha, barabica. Abantu bari bagiye kwicwa kubera kubuhira ihishurirwa. Hanyuma ari umuntu wibutse ko Daniyeli ari umukozi w'Imana, ari abantu bibutse yuko Daniyeli afite Imana, ibasha guhishurira ibyahishuwe. 14, Daniyeli 2:14. Ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki, umutware w'abasirikare barinda umwami, ubwenge no kwitonda. Uwo niwe warugiye kwica abanyabwenge b'i Babiloni. Abaza Ariyoki, umutware w'umwami, ati, niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki asobanurira Daniyeli. Daniyeli aherako asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Amen. Daniyeli yamusabye igihe. Daniyeli yaramubwiye ngo migihe kugira ngo ngende mu bwihisho bw'Imana. Ari abantu bagufata uko mbese baguha amazina yose, bakavuga ngo wowe ntacyo uzigezaho, wowe bamaze kugucira urubanza ko ntacyo wishoboye, ntacyo uzigezaho, kuzapfura umukene, na papa wawe kubyara nawe ubwe ntabwo agufitiye icyizere, nawe yarakuvumye akubwira ngo ntacyo uzigezaho. Wowe bihorere gusa, babwire ngo mumu umwanya,
umwanya ntegere mu bwihisho bw'Imana, basaba umwanya. Nugira umwanya wo kujya mu bwihisho bw'Imana, urahava ufite ihishurirwa. Haleluya, urahava ufite ihishurirwa. Ari abantu bagufata uko utari, ari abantu bagusuzugura kubera imibereho yawe y'uyu munsi, ari abantu bagusuzugura kubera ibigaragara batakuzi, ari abantu badafite ihishurirwa y'uwuriwe. Ariko Imana izi icyo yagushizemo, Imana izi icyo yabitse muri wowe, Imana izi ibyo yaguhishe, ibyo yakubitsemo. Abantu baragusaba, baragusuzugura, ariko wowe basaba igihe, shora igihe ni nk'amafaranga. Igihe buriya tuyikoresha nk'amafaranga imbere y'Imana. Igihe tuyishora igihe imbere y'Imana kugira ngo tubashe kugenda kuvanamo ubwiza bw'Imana. Imana isimwe cyane. Mu bwihisho bw'Imana tuhavana, mu gihe dufashe mu bwihisho bw'Imana tuhavanaho ubutunzi bituma, tuhavanaho amabanga atuma Imana ibana natwe mu izina rya Yesu. Wowe basabe igihe gusa. Daniel arangije arababwira ngo, reka dusome. Daniel aherako asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yamubazaga. 17. Nuko Daniel ajya mu nzu ye. Daniel ajya mu bwihisho, ajya mu nzu ye arafunga. Ijambo Imana yaduhaye aravuga ngo wehoho nujya gusenga ujye ujya mu cyumba cyawe ufunga urugi. Daniel nawe yaragiye mu nzu ye afunga urugi, abwira bagenzi be Ananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo binginge Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi. Ndore za mbabazi zonge zigarutse. Ari igihe dutaka tugatakira Imana tukayisaba, noneho ni imbabazi zawe dukeneye hano Mana, ngo batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Birakwiriye yuko tudapfana nk'abanyabyara. Ari abantu bapfa, ariko ari abantu batagomba gupfa kenyeji, batagomba gupfa nyine nk'abandi bose. Ntabwo tugomba gupfana n'abanyabyaha. Ari abantu bapfa, ari abandi basinzira, ari abandi batwarwa nka Eliya bakajya mu ijuru. Ntabwo tugomba gupfa nk'abanyabyaha bo muri Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniel. Haleluya. Imana iriruka, barayisenze, bakoze amasengesho y'umunsi umwe, bahamagara Imana. Imana iriruka, bajya mu bwihisho bahamagara Imana. Imana iruruka irazibana nabo. Imana ihishura Daniel mu nzozi yarose nijoro, maze Daniel ashima Imana, Imana yo mu ijuru, ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibyahishwe byahatagerwa. Jekeria provosodekia. Nukuvuga ngo iyo ukeneye kumenya ibyahishuwe byahatagerwa, ibyahishuwe biba mu mwijima, ukeneye kwegera Imana, ukeneye kujya mu bwihisho bw'Imana. Izi nibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Haleluya. Imana yacu ibana n'umucyo. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, wowe Mana y'abasogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, usobanure ibyo twagusabye, kuko utatumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniel ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati, nurimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshire umwami nsobanurire ibyo ashaka. Amen. Nakubwiraga yuko mu bwihisho bw'Imana, Imana iduhishurira amabanga.
urashaka kumenya ukuntu wakora business yawe bikagenda, jya mu bwihisho. Urashaka kumenya ukuntu wayobora urugo rwawe rukaba urugo rukomeye, jya mu bwihisho bw'Imana. Urashaka kumenya ukuntu warera abana bawe bakaba abana beza, bakaba abana bumvira, bakaba abana b'umumaro, jya mu bwihisho bw'Imana. Urashaka kumenya ukuntu wakorera Imana neza, jya mu bwihisho bw'Imana. Saba abantu igihe, babwire ngo ni mu mwanya. Abaguseka babwire gusa ni mu mwanya. Ahasigaye wowe wigire mu bwihisho bw'Imana. Ahasigaye wowe ugende uvugane n'Imana. Imana ni Imana ihishura ibyahishwe. Reka dusome muri Zaburi, reka dusome twongere dusome umurongo umwe ya nyuma kugira ngo iri muri Zaburi, mu gitabo cy'Izaburi mu gice cya 25 no ku murongo wa 4 no ku murongo wa 5. Uwiteka nyereka inzira yawe. Urashaka kumenya inzira z'Uwiteka? Urashaka kumenya inzira z'Uwiteka mu buzima bwawe bwo gusenga, mu buzima bwawe bwo mu mwuka? Ntabwo ukeneye kwigana abandi, ntabwo ukeneye kwigana umuvugabutumwa runaka uvuga ijambo neza, ntabwo ukeneye kwigana, ukeneye kujya mu bwihisho bw'Imana, Imana ikakuhishurira inzira. Ukeneye gukora business neza, ntabwo ukeneye kwigana business ya kanaka na kanaka. Wowe birasaba kujya mu bwihisho bw'Imana, Imana iguhishurire ibyawe. Urashaka kuyobora urugo rwawe neza, wivuga ngo kwa kanaka bimeze neza, kwa kanaka bimeze gutya na gutya, abana bakanaka, oya, wowe jya mu bwihisho bw'Imana. Imana iraguhishurira ukuntu wayobora urugo rwawe neza, Imana iraguhishurira ukuntu warera bari abana bawe neza. Urashaka kumenya inzira z'Uwiteka, jya mu bwihisho, unyigishe imigenzereze yawe. Imana ifite strategy, kandi strategy yawe ntabwo isa n'iy'umugenzi wawe. Strategy yawe ni yawe bwite, ariko ntabwo wapfa kubimenya uri mu isoko, nta nubwo wapfa kumenya uri mu bantu benshi. Ni ibintu umenya iyo wageze mu bwihisho bw'Imana. Niba Imana iza ikagusanga ikaguha strategy yawe bwite, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Amutegereza ryari? Umunsi ukira. Ufata umunsi ukicara ukavuga uyu munsi nta kazi mfite, ugahera saa 3 uri mu bwihisho bw'Imana, ukavuga ngo nkuko ntangira akazi kanjye saa 3, saa 1 cyangwa saa 2, uyu munsi nta kazi mfite, ngiye kwirirwa imbere y'Imana, ngiye gusenga Imana. Atari bya bindi byo kubipa Imana isaha imwe, uruvuga ngo uyu munsi ndarambya, uyu munsi ni umunsi wose kuva izuba rirashe kugeza rirenze, ndicara ku birenge bya Yesu. Ugasenga, ukaramya, ugafata Bibiliya yawe, ugasoma ijambo ry'Imana. Imana iraza iruruka ize ibane nawe. Niba ushaka ko Imana iguhishurira ibihishwe, wowe fata umwanya, shora igihe, kubera ko hari ikiguzi kigomba gutangwa. Ikiguzi ni ukujya mu bwihisho. Abantu b'ikigihe bakunda ibintu by'amake, abantu b'ikigihe bakunda ibintu by'amake, bagashaka kubona imbaraga z'Imana ku giciro gikeya. Ariko Imana iravuze ngo jya mu bwihisho bw'Uwiteka. Imana irabana nawe, Imana iraguhishurirwa ibihishwe mu bwihisho bw'Uwiteka. Ushora igihe. Igihe ni nk'amafaranga dukoresha kugira ngo tugire ibintu tugurana n'Imana. Urashaka imbaraga yo mu mwuka, genda shora igihe, jya mu bwihisho bw'Imana. Urashaka kumenya strategy business wakoresha mu murimo w'Imana, muri business, mu muhamagaro, mu rugo rwawe, shora igihe, saba igihe, bwira abantu mu mwanya. Murimo kunseka uyu munsi, ariko mu mwanya ngere mu byahisho, ngere mu bwihisho bw'Imana, ntabwo muzongera kumenya, ntabwo muzajya muvuga niwe cyangwa n'uwo basa. Imana iduhe umugisha, kandi Imana itugirire neza. Reka dusenge tudatinze. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana y'agakiza kacu, byiringiro bizima, uyu munsi duha imbaraga zo gushora igihe mu bwihisho bwawe, kugira ngo uduhishurire ibyahishwe mu miryango yacu, ibyahishwe muri business, ibyahishwe mu murimo wawe, ibyahishwe Mwami. Turakwinginze ngwino ubane
natwe, ngwino uvugane n'imitima yacu, ngwino uduhe imbaraga zo gushora igihe ukandi wururuke uzibane natwe. Urakoze Yesu, urakoze mwami mwiza kubana natwe, turagukunda kandi turagutegereje. Ngwino mwami ubane natwe, ibidafite ubuzima bigira ubuzima, ibidasobanutse ubisobanure mu buzima bwacu. Turagushima cyane mwami, turagushima ko wabanye natwe, turagushima ko wadushoboze. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amina.